kwiyiriza ni umurimo ugomba gukorwa guhera ukijijwe, kuko dusanga ko ari intwaro turwanisha Satani, ngo nta kindi kimwirukana iyo yananiranye ngo uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. None rero iyo biretse intwaro ubuyitaye, ugenda uyikuraho utwangombwa twayo gahoro gahoro, ugasigarana ikitagira ibyangombwa. Niba wowe utagiye ubona inzira, ntukagire ngo abantu bose muri kumwe cyangwa ubona ngo ntago bayibona. Abandi baracyabona inzira. Kandi niba waragiye ugenda muri wowe umenyera Imana, hari abantu batangiye batayimenyera. Hari abantu rero bazi gutanga imugura akavuga ati igihe wiyiririje, igihe wasengeye, igihe wazindukiye muri nibature, igihe nyine we aracyari kwa kundi, ntago yigeze ahindura gahunda. Aracyubaha umukoresha we, aracyari mu mwanya wo kubaha Imana nk'uko yayibonye bwa mbere akayitinya. Mujya mubona iyo bahamagaye, ngewe nihana bajyaga bahamagara umuntu ku cyanga asubirayo kenshi. Rero umuntu wamaze kumenyera Imana agenda n'icyaha umwaka wa mbere, 2, 3, akazagera ugakeza kikaba gishyashya muri we, mbese akumva nta kibazo, ngo akagira ngo uko imyaka ishira ngo yagiye ikimara nk'uko isabuni ishira. Ahubwo uko imyaka ishira kiyongeraho kirumuna cyacyo, kikabyara ikindi, kikagira n'abuzukuruza, utangira ubeshya ugasoza utera za Gatarina, utangira usotora wiba mitiyu kwa kundi bamwe biguriza ntibazishyure, n'urubanza. Utangira usotora narigurisha MTN ndabanyifungiranye. Hari umunsi bazakubwira bati ugejejemo miliyoni. Utangira ugenda wiguriza, urye cyacumi mo gakeya, bikazarangira ufashe no kuya mukuru wawe, ejo bundi ukajya kuguza muri famiye muturanye, ejo bundi buri ugatangira kuvuga ngo nahanjye, ugatangira kumva wanyaga kubera inyota. Inyota rero imarwa no kunywa ikimara inyota, wowe kikumara inyota icyari cyo. Ngewe cyakora n'amazi, hari abantu banywa n'amazi ashyushye akabamara inyota. Ariko iyo ufite inyota y'icyaha, aho kugira ngo gishire kigenda gikura. Niyo mpamvu tudakwiriye gufata umwanya ngo umuntu arara n'icyaha cyangwa kirirwa na kigendana ujye ukirebana abantu. Bivuga ngo bano bahungu barakigendanye bigera ubwo ngo bihesha amahoro, baravuga bati gufata inyama ntago biduhagisha, tugiye kuyadufata n'abagore. Reba abantu bari mu rusengero, baruvukiyemo, barubayemo imyaka myinshi, bakumva no kujya kwambura abantu b'Imana ibyo bari batukishije Imana bumvishe bidahagije, bariyongeza. Ngewe simbirimo, ariko nitugera mu ijuru umukristo azaba ari umukristo, n'umupagani ari umupagani. Bwe ngo uwanduye azagumya yandure, uweragumye yere, nta cyaha kigabanyaho duke ngo kijye hagati na hagati. Hanyuma rero twumvise yuko umuntu udakonje kandi ntabire Imana imuruka. Hari ibimenyetso bigaragaza abantu batangiye kumenyera Imana, nuko atangira ukwiye kwambara imbaraga kugera ku rwego uhamya Imana, naho ukandagiye akamenya yuko uri mu Imana yo mu ijuru. Icyaha ni kibi kuko nikinasaza, keretse cyihanywe kigakurwaho, imbabazi z'Imana zikakuba. Abakozi b'Imana bahagaze hano bakakuramburaho ibiganza, ngo hari n'abasigaye bisengera ngo bakibabarira bakiyaturira. Kada barakubeshye. Icyaha gikurwaho kubera ko cyihanywe, hanyuma Imana ikakubabarira. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndashimira Imana mbere ya byose inyemereye kugaruka guhagarara aha hantu. Ari maze igihe kirekire ntaza mu cyumba cyo kuwa gatatu kubera kuba mu cyumba cyo kuwa kabiri mu bagore.
kandi mpagarariye inshingano yo kubura amasengesho nyine akaba yigiye n'inshingano z'umuryango ziba zidukeneye. Imana ishimwe rero inyemereye kugaruka mu cyumba cyo kwa gatatu kugira ngo tuganire neza ijambo ry'Imana. Ku mazina nitwa Nyirabusizori Petronira, bakunda kunyita ku izina ry'ababyeyi Mama Pasi, ndi umukristo wa hano. Ibindi byose Imana iduhana umugisha. Imana rero yashyize ku mutima wanjye amagambo yayo nkimara kumenya ko nzaganiriza abantu b'Imana kuri uyu munsi. Impa amagambo yayo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma nk'ahantu hatatu hatandukanye, murabyanganira hasa naho habaye henshi, ariko nitumara gusoma turabumba Bibiliya zacu hanyuma twumva icyo Umwuka abwira amatorero. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli, hanyuma turasoma ku bice bibiri n'umurongo waho wa 12. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice bibiri n'umurongo n'uwa 12. Urupapuro n'urwa 260 ku batarahagera mu isezerano rikuru. Kadusome. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ibyaha bya bene Eli b'abatambyi. Kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Kandi abo batambyi uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu: umuntu wese iyo yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono, ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga nicyo umutambyi yendaga. Uko niko bagenzaga Abisirayeli bose babaga bagiye i Shilo. Ndetse batarotsa ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati, nk'inyama zo kokereza umutambyi, kuko adashaka izitetse, ahubwo arashaka imbisi. Kandi iyo uwo muntu yamusubizaga ati, nibamara kotsa ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka, nawe yaramusubizaga ati, oya, urazimpa nonaha, kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga. Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Kadusimbuke gatoya dusome ku murongo wa 22. Icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati, niki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka abana banjye, ubwo numva bavuga ibyo numva bavuga si byiza, muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Katugende dusome na Zaburi ya 50, murongo waho wa 16 tugeze kuri 21. Havuze ngo, Zaburi ya 50 murongo wa 16 tugeze kuri 21. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, kirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi fatana n'abasambanyi. Ushyira ibi mu kanwa kawe,
ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Turasoma no mu Byakozwe n'Intumwa, turasoma ku gice cya 5. Byakozwe n'Intumwa, igice cyaho ni icya 5. Hejuru niho havuga ngo ibya Ananiya na Safira, ariko dusome umurongo waho w'9. Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Imana idufashe cyane. Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rivuga ngo tugire umwete wo kwirinda kumenyera Imana. Imana ntimenyerwa. Naje gutekereza cyane ku kintu bita akamenyero, ngifataho umwanya munini. Se ijambo akamenyero, ijambo kumenyera. Muri iki gihe hariho agaterime abantu bajya bavuga ngo ntumenyere. Mbese bishatse nko kuvuga ngo ntusuzugure, ntunyigereranyeho. Hanyuma natekereje ku ijambo akamenyero cyangwa kumenyera, sanga ni rigari cyane, umuntu yarisobanura igihe kinini, ariko mbona ko twaganiraho bikeya ku ijambo bita akamenyero. Rero uyu mwanya numvise twavuga cyane ko dukwiye kwirinda kumenyera Imana. Bingana no kuvuga ngo dukwiye kwirinda kumenyera iby'Imana tukabyifatamo uko dushaka, mbese uko tubonye. Kuko Imana uko yari iri kera, igihe yatwikaga Sodomu na Gomora, tujya turirimba tugasengera muri iryo jambo ngo n'uyu munsi ni kwiri, ngo ntabwo igihinduka. Kandi nibyo koko ntabwo ihinduka. Iyatumye Sodomu na Gomora ikahatwika kubera ibyaha byabo, n'uyu munsi ni kwiri. Kandi yatanze umugisha mu Isirayeli, abantu bayo bagatabarwa, n'uyu munsi ni kwiri. Hanyuma rero natekereje ko iki kintu cy'akamenyero cyane nibaza ku buzima busanzwe tubamo. Iyo uzanye nk'umukozi imuhira iwawe, yatarakumenyera arakubaha. Wamuhamagara karame boss, akaba arakwitabye, akaza yihuta. Wamubwira ati hano tuhashyira ibi, duteka hariya, biriya tubitereka hariya, akavuga ati nibyo mabuja. Mbese akakubaha. Niyo yaba ari akurusha ibiro, niyo yaba akurusha ibigango, arakubaha kubera iki? Ntaramenyera. Ikindi yaje nyine aracyari mushyashya. Nongera gutekereza uburyo iyo umuntu akigera mu kazi, uburyo agakora vuba. Umukozi mushyashya mu kazi usanga bose ari we bari kwifashisha. Runaka naje agahita agenda, avuga ati batanyirukanira, ntabwo ndamenyera ibyaha ngaha. Hanyuma bikamutera kwitwararika, ariko gake gake ukagenda bimenyera. Waramubwiye ati ntuzafungura igipangu, twebwe hano abana bahaba ntibazerera, usanga ari guhengerereza mu rugi. Hashira ukwezi agakinguraho gato, akavugana n'uwo hakurya. Amezi 2 akajya hanze akabatembera gatoya. 3 yashira ati mabuja nari nagiye ku isoko, nanjye hano ntago nangiye kugenda mpamenya gake gake. Ikintu bita akamenyero yazageraho akazajya uvuga akagusubiza, kavuga ati ariko nyamara najya n'ahandi kuko hano hirya nahabonye akazi. Aho ni mu buzima busanzwe bw'akazi, mu mikorere isanzwe, yaba ari ukora mu kazi gasanzwe cyangwa se nako mu ngo bafatanya n'imiryango, agenda amenyera gake gake
kugeza ubwo amenyereye akazajya yitwara nk'abana baho ngaho, yashaka akazajya navuga ngo hariya ni iwacu, nawe agafata imfunguzo agakubita ahangaha, niba ari umusore akagenda azizunguza zo kwa bosi ziriho na kontake zabo, igihe bagiye nk'ahantu akajya gutembera muri karitsiye kubera akamenyero. Iyo amenyereye cyane yaraje umubwira ati nyamara twebwe turi n'abarokore, ntabwo wenda dukaraga imisatsi, itorero ryacu rigira abasore biyogoshesha neza agapenke kabo, arakwemerera. Hashira iminsi akakubwira ati reka reka, nyamara burya nanjye mfite uburenganzira bwanjye mabuja, nshobora kujya n'ahandi. Ibyo biterwa no kumenyera, uretse ko atari bose. Hari uwo mushobora kumarana igihe kirekire, uko mugenda mumenyerana akaba ariko agenda nawe arushaho kukubera umwana mwiza, ku buryo ufata n'umwanzuro ukavuga ati ngiye kumwigisha, agiye kugura moto, ngiye kumukura mu kazi ko mu rugo, mujyana ajye mu kazi, kubera akamenyero k'ibyiza n'ibyiza yagiye agenda gukorera. Kandi nawe akavuga ati uru rugo nzaruvamo ngiye gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore. No mu kazi promosiyo nuko zigenda ziza, ukabona umuntu bose aragenda amwongezaho ibihumbi, yaratangiye ahembwa 100 akazajya gusoza ahembwa 500, kugeza ubwo nawe agiye kwikorera, kubera ko yitwaye neza mu kazi, yamenyeranye nabo ariko mu buryo bw'imyifatire myiza. Rero aho hantu nahatekereje cyane, ngarura mu gikristo, ndavuga ngo mbese iyo umuntu agikizwa, acyakira agakiza, yifata ati, abyitwaramo gute? Iyo bavuze ngo hari amasengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa, namira n'amazi n'amacandwe yamiza aza kubaza umudiyakoni, ntago naba nakoze icyaha. Uko bukeye uko bwije agatangira kugenda asenga arya kandi atarwaye, nta ndwara muganga yamubwiye, akavuga kubera akamenyero ngo ibi turabimenyereye, ngo tumaze iminsi mu cyumba cyo kuwa 3 cyangwa se mu cyumba cyo kuwa 4 aho kibera, ngo rwose ngo ibintu ngo rwose ngo wahora wiyiriza ngo imyaka 10 yose tumaze. Kwiyiriza ni umurimo ugomba gukorwa guhera ukijijwe, kuko dusanga ko ari intwaro turwanisha Satani, ngo nta kindi kimwirukana iyo yananiranye ngo uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. None rero iyo biretse intwaro ubuyitaye, ugenda uyikuraho utwangombwa twayo gahoro gahoro, ugasigarana ikitagira ibyangombwa. Niba wenda tuvuge ari umuheto n'umwambi, umwambi ukagenda uwamburaho gatoya kugeza ubwo ukuyeho na kakandi kaba kanyuze, ngiye ntabwo nzi uko bakita, hanyuma ugasigarana ya yindi imeze gutya, umwambi ubugonze uhese gutya, kugeza ubwo usigaranye uruti rwonyine, ukajya kandi ukomeza kumva nta kibazo, kubera ikibazo cy'akamenyero. Intwaro turwanisha Satani nta kindi kimwirukana, dusanga Bibiliya yavuze ngo ni ugusenga, ngo iyo yananiranye, hanyuma wabona byanze ukongera ugasenga, wabona byanze ukiyiriza ubusa, wafata 1 wafata 5. Ibyo ngibyo nyine ni wowe uzi ukuntu imbaraga zawe zingana. Ariko iyo umuntu amaze kumenyera Imana, agenda yegezayo gake gake. Hari umuntu umwe yigeze kwigisha ngo batangiye ngo bambara bigeze aha, bagenda bazamura gake gake, ngo ariko abakizwa barakomeza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Biradukwiriye ko twirinda kumenyera Imana, kuko wenda wamenyera ababyeyi bawe, ukamenyera imiryango yawe, ukayikoraho ibyo ushaka, ariko Imana ni ya yindi. Umuririmbyi yarembye ngo iracyari ya Mana, ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Iyaciye inzira mu nyanja ni ya yindi, n'ubundi iracyafite inzira, iracyafite imbaraga. Ukuboko kwayo agape n'igituririmbira ngo uko kuboko ni Yesu, kuracyaca inzira. Niba wowe utagiye ubona inzira, ntukagire ngo abantu bose muri kumwe cyangwa ubona ngo ntago bayibona, abandi baracyabona inzira. Kandi niba waragiye ugenda muri wowe umenyera Imana, hari abantu batangiye batayimenyera,
hari abantu rero bazi gutanga impuguro akavuga ati igihe wiyiririje, igihe wasengeye, igihe wazindukiye muri nibature, igihe nyine we aracyari kwa kundi, ntabwo yigeze ahindura gahunda, aracyubaha umukoresha we, aracyari mu mwanya wo kubaha Imana nk'uko yayibonye bwa mbere akayitinya. Mujya mubona iyo bahamagaye, ngewe nihana bajyaga bahamagara umuntu ku cyanga asubirayo kenshi, bagafata umwanya wo kunsubizayo. Rero bavuga ngo yewe ngo iki cyaha nkahita ngaruka, kubera kumva nyine nkunze Imana, nkumva nkwiye gukizwa. Imana idufashe cyane. Byakagombye kuguma uko nguko, urukundo wakundanye n'Imana, ukubaha wubashye Imana, uburyo wayibonye ukayitinya ukayihindura umushyitsi, ntibigabanuke, bikaguma ku gipimo ahubwo kizamuka. Ariko akamenyero gatuma bigenda bigabanuka. Twasomye rero muri iki gitabo cya Samweli, umugabo wimitse abami 2 bo mu Isirayeli, akanafata n'umwanzuro wo gushyira amategeko n'ubutegetsi bwo mu Isirayeli ku murongo. Samweli uyu nguyu ni wa wundi wa muhungu wa Ana, wa mugore wari warabaye ingumba, bakaza kumujyana mu rusengero kwa Eli bagiye kumutanga. Imana rero yaramuhamagaye nkuko nawe yaguhamagaye, ukayumva cyangwa se ntumenye niyo ariyo. Ni wa wundi Imana yahamagaye akajya abaza Eli ngo urampamagaye. Hari abantu Imana ihamagara bakajya kureba abantu kubwo kutamenya ijwi ribavugishije. Ndakwingingira Imana ngo umenye kumva ijwi ryayo. Imana iguhamagara uyumve. Haleluya. Samweli ntabwo yumvise neza, icyakora yagize ubutwari akajya anyarukira ku mutambyi. Sinzi niba wowe hari abantu wubaha amavuta yabo ushobora kujya kubaza. Hano turi mu cyumba cy'amasengesho, ushobora kujya kubaza atese ko numvise ibi kandi nkaba ndi kumva nge ntabisobanukiwe. Uwanyarukira kwa Chantal nkajya kumubaza, uwanyarukira kwa Peter. Kubera ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka buteye ubwoba, umuntu wese ariyumva. Mubaza se mubaza iki, atancisha mu ijisho, undi sura yantanze mu rusengero. Ariko ngo Samweli yanyarukiraga kwa Eli, urampamagaye mwana wanjye, ntabwo nguhamagaye subira kuryama. Agasubira kwiryamira. Reba umuntu wari uryamye impande y'isanduku y'isezerano, impande y'Imana aho ngaha haryamye, ariko ntamenye ko ari iri kuvuga. Birababaje kuba umuntu yababa mu nzu y'Imana ivuga, iruhande rwayo ahivugira, ntamenye ko ari iri kuvuga. Yaraharaye igihe kirekire ariko ntabimenye. Icyakora umugisha we nuko Imana yari yaramuteganirije ko azarundukira mu buhanuzi. Haleluya. Ngo Eli ngo yaje kumusobanurira, ari mvuze kuri Samweli gato, amusobanurira nyine ko niyongera kumva iryo jwi avuga ati ndakwitabye. Amusobanura ko ari Imana irabivuganye nawe. Rero kubera ibintu byinshi bivuga, umuntu yakagombye kujya yegera abakuru akababaza niba ari Imana ivugana nawe. Kuko muri iki gihe mu bihe turimo hari amajwi menshi kandi yose avuga nkaho ahamagara umuntu, ku buryo yibeshyeho wagira ngo ni Imana muvuganye kandi atariyo. Ariko ibyiza cyane iyo ubonye abakubanjirije baragusobanurira, ugakomeza urugendo ukagenda ukura. Eli yareze Samweli aramukuza, ariko sinzi ko abantu b'iki gihe mu mwuka bashobora cyangwa twashobora kwegera abantu ngo batubanjirije muri aka gakiza ngo bagende badukuza. Ikibazo nuko ushobora no gusanga n'uwakubanjirije nawe atakura, nawe atarakuze, ukajya gusobanuza umuntu wagwingiye, nawe akakugwingiza akakubwira ngo reka ngo ibyo byo kwiriza cyane bigeze aho ngaho se uri kubona gahango, ariko mwebwe ngo ni umuvuduko ugifite ngo uracyabiharaye. Ubwo rero usanze umuntu nyine nawe wakuze nabi, ariko ubonye umuntu wakuze neza arakurera ugasobanukirwa Imana. Haleluya. Nuko rero aba bahungu ba Eli rero bari barabanye na Samweli, bo babaga iwabo kwa se, birata ko bavukiye mu rugo nyine rw'umutambyi. Nta kibazo. Samweli we yarakiri kuvuga ati ngende umuza vuba,
mvuye hariya hirya mama yanzanye ejo bundi reka nitwararike yumvaga nyine yabaza Eli ariko aba bana bagize akamenyero kubera kuba mu rugo iwabo ngo ibyo babona sakora nabo nyine bakumva n'abana bamutambyi nta kibazo bagize baramenyera rero birangira bakoze ibyangwa n'Uwiteka kugeza ubwo bateye abantu kuzinuka ibitambo no kujya ishiro kavuga ati njyayo kumara iki ko nabo mbona basa nanjye uzi ukuntu yanyambuye uzi amagambo avuga uzi ukuntu atuka bene wabo babarokore nta binjyanyeyo uzi ukuntu basebanya uzi ukuntu yaje kundegera umuvandimwe we basengana bariya hehe nta binjyanyeyo aba bahungu bamenyereye Imana kubwo kuba bumva ko hari abana b'umutambyi ngo nabo barabatambye wibaza abantu babwiraga abantu ngo muduhe inyama kandi zaje gutamba baje kuzitamba ziri ku gitambo ngo bakazisaba bakwanga bakazishikuza ku mbaraga twebwe turaba hano ukajya ututesha umutwe bakabashikuza ibyo byose byaterwaga nuko bumvaga n'abana bo mu rugo papa wabo n'umuntu w'Imana nyine nabo kandi umutambyi yabyaraga abandi batambyi nta kibazo ibyago rero ni ukwambara ikirezi ntumenye ko kera ibyago ni ukuvukira mu nzu y'agakiza i Betelehemu mu nzu y'imigati nk'iyi ngiyi ukavukira mu rusengero ruvuga Imana ivugiramo ariko ntumenye Imana kandi warahabaye kuva mu buto bwawe ukazagera ubwo ubera abandi igisitaza biravuga ngo bazabona ishyano ngo abazana ibisitaza bakabishyira imbere ya bagenzi babo bari abahungu baragendaga bagasitaza abantu baje gutamba umuntu wese agataha yivovota unabihiwe uyu munsi nta byiza nabonye nicaranye na wa mwambuzi uyu munsi nicaranye na wa mujura yewe nukubura uko umuntu abigenza nuko nta hantu umuntu agifite asengera ariko ubundi namubonye mu rusengero sinari nshaka no kurwicaramo kandi nicare mu gahande ko hirya ndajya ntamubona Imana idufashe hari ababyeyi babiri nzi bagiranye akabazo ariko kari gato kubera kamere zo kumenyera Imana umwe aravuga ati runaka ntazajya aterana tugasohoka mu rusengero rwa rusengero rufite ahantu hamwe baca njyewe nkamubona imbere yanjye nzajya nca mu wundi muryango icya kabiri niba hariho ijuru tuzajyanamo njyewe nsinzarijyemo umva uwo muntu kandi ari mwene se uwo ntiyatera abantu kuzinukwa kujya gusenga Imana abantu bamwumvise batekereje ko kandi barabanaga bayoborana na gahunda zo mu rusengero ahantu hamwe Imana idufashe ntago bidukwiriye kumenyera Imana kugera ku rwego dutuma abantu bazinukwa kuza mu nzu y'Imana ikikubwira umuntu w'Imana wakijijwe akamenyera Imana hari ibintu bimuranga twasomye hariya muri Zaburi uyu muntu wamenyereye Imana yicara avuga nabi bene se nta mutima umucira urubanza bakigira ntago agira umutima iyo namubwira akubwira ngo icyo nzi cyo kugiye nta mutima uncira urubanza ngo ibyo navuze se hari ikinyoma kirimo yihesha amahoro kenshi inyuma y'icyaha kandi icyaha icyo ari cyo cyose umuntu yakoze afite umwuka wera w'Imana wa undi umuyobozi yahoze atubwira gihora kimukomanga umuntu wakoze icyaha yarakiriye imbaraga z'Imana ntago kimwemerera kiba kimeze nk'akantu kahagamye mu ryinyo cyangwa kari mu muhogo wamize kagaca mu mwanya utari uwako ku buryo umuntu akikokomora kugeza kavuyemo akaba ari bwabona amahoro icyaha kiba kimeze nk'uko wakwambara urukweto rukazamwo akabuye uko ugenda utambuka ukagenda ubabara kugeza igihe uvuze ati reka da amafiyeri nyavuyemo ngiye kurukuramo mbanze nduvane mwaka kantu mbone ngende rero umuntu wamaze kumenyera Imana
agenda n'icyaha umwaka wa mbere, 2, 3, akazagera ugakeza kikaba gishyashya muri we, mbese akumva nta kibazo, ngo akagira ngo uko imyaka ishira ngo yagiye ikimara nk'uko isabune ishira. Ahubwo uko imyaka ishira kiyongeraho kirumuna cyacyo, kikabyara ikindi, kikagira n'abuzukuruza, utangira ubeshya ugasoza utera za gatarina, utangira usotora wiba mitiyu, kwa kundi bamwe biguriza ntibazishyure, n'urubanza. Utangira usotora narigurisha, MTN ndabanyifungiranye. Hari umunsi bazakubwira bati ugejejemo miliyoni. Utangira ugenda wiguriza, urye cyacumi mo gakeya, bikazarangira ufashe no kuya mukuru wawe, ejo bundi ukajya kuguza muri famiye muturanye, ejo bundi buriya ugatangira kuvuga ngo nahanjye, ugatangira kumva wanyaga kubera inyota. Inyota rero imarwa no kunywa ikimara inyota, wowe kikumara inyota icyari cyo. Ngewe cyakora n'amazi, hari abantu banywa n'amazi ashyushye akabamara inyota. Ariko iyo ufite inyota y'icyaha, aho kugira ngo gishire kigenda gikura. Niyo mpamvu tudakwiriye gufata umwanya ngo umuntu arara n'icyaha cyangwa kirirwa na kigenda n'ujye ukirebana abantu. Bivuga ngo bano bahungu barakigendanye, bigera ubwo ngo bihesha amahoro, baravuga bati gufata inyama ntago biduhagije, tugiye kuyadufata n'abagore. Reba abantu bari mu rusengero, baruvukiyemo, barubayemo imyaka myinshi, bakumva no kujya kwambura abantu b'Imana ibyo bari batukishije Imana, bumvishe bidahagije, biyongezaho n'abagore, ngo noneho bitera Imana kubabara, ngo irabazinukwa nayo. Reba aho abantu bakuzinukwa, wongereho no abaturanyi, ufate nabo hirya ku yindi misozi, abazaga bose ishiro barabazinutswe. Imana yavuze ati aba bantu nabakorera iki? Nanjye ndabazinutswe. Ariko ibazinutswe ikuraho n'amasezerano yabo, ibyo yari yaragambiriye kubakorera. Hari abantu biyicarira rwose agakora ibyaha, ngo Imana yaramubwiye, ngo Imana yarambwiye ngo nubwo bitinze bwose ngo ariko bizaza. Hari igihe yaba yarakuburiye mbere y'igihe ukanga kuyumva, ukaba wicaranye amagi y'amahuri utazigera ubona avamo umushwi na rimwe. Kuko iyo wanze kumva Imana, abadayimoni baragushyeshyenga, bakaza nabo kukubwira bakakubeshya, kuko amajwi ariho ni menshi. Aba bene Eli ngewe natekereje cyane, mbagereranya n'abantu bagiye, mbese uko ibyiciro bigenda biza mu buryo bw'umwuka, uko abantu bagenda bakizwa, nsanga bo barageze ku rwego rwa rundi abantu basigaye batuka itorero, bagatuka abababyaye mu gakiza, bagatuka korari zabo batangiranye nazo, bagatuka abantu b'Imana bababanjirije muri uru rugendo, kubera ko bamenyereye Imana. Nta gaciro umuntu, wenda hari abo umuntu yumva mu mayira cyangwa se abona no ku ma YouTube, ukavuga ati se umuntu nk'uyu ibi bintu ni uyu yabaye mu nzu y'Imana, muri urusengero yarubayemo cyangwa ruriya? Biterwa nuko yarayimenyereye, asigaye yumva yayivugira ibyo ashaka. Ariko iyo umuntu agutumye ahari, ntago wapfa kumuvuga uko ubonye. Ukwiye kwitwararika kugira ngo atakubaza ati biriya wavuze ninjye wabikubwiye? Ko nakubwiye ngo umvugirire ijambo warivuze nk'uko nariguhaye. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero ikintu cya kabiri twavuze ko ari ukuvuga nabi bene se, gituma umuntu amenya ko yagiye, mbese amenyera Imana gake gake, ngo umuntu yumva ibyo gufatanya n'abanyabyaha nta kibazo. Ngo nta kibazo, ngewe sindi bunywa inzoga, ariko ntacyo ndashyira mwayange macupa 5 mube munywa, mwebwe muzinywa. Mwebwe muzinywa mufata 5, mwebwe muzinywa ni mufata ikesi, nanjye ndaba nicanywa agafanta. Buriya niyo wakwihesha amahoro niba utanywa inzoga, kubera icyo uzigurira abandi.
kandi uzi ko ubabwira ngo bazarimbuzwa no gusinda, ariko wowe ukabwira ati mwebwe ubwo muzinywa nyine nta kibazo. Ikikubwira ko rero ugenda umenyera Imana ni uko ibyo waziririzaga, ibintu byaguciraga urubanza, ibintu byakugeraga ukumva wahagaritse umutima ko wakoze nabi, ugenda ubyoroshya ukumva nyine amaburo warayoroheje, ukagenda woroshya usukamo mbese kwiyorohereza, ukanihesha amahoro cyangwa ukiremera ubwenge, uvuga ko aricyo gihe uhagazemo. Nta gihe cyo gukora icyaha kibaho. Muzi ko mu gihe ba Daniyeli bari hari i Babuloni bababwiye kurya, arababwiye ngo mwirire, muzi ibyo turi kujya hariya biraryoshye. Baravuga ati ni akazi kanyu, ntabwo twebwe iwacu barya ibintu byanyujijwe ku gicaniro cy'ibigirwamana, turarya ibishyimbo, ibintu byo kumenyera ngo twageze ahandi hantu ntabwo birimo. Abahungu baranga barasisira uko banga niko Imana ibateraho inyama, hanyuma ngo bajye kwimurika imbere y'umwami. Aravuga ati mbonye abahungu bahagaze neza. Ese ugira ngo kwicisha bugufi kwawe ni ukwemerera abantu ko mujyana mu byaha? Bariya abahungu baravuze ati icyubahiro si ngombwa, icyo twaje hano kumara ni ukugira ngo Imana yacu imenyekane. Haleluya! Ntago bigeze bamenyera Imana, nubwo bagiye mu cyubahiro babahaza mikoro ngo bavuge, bakomeza bavuga Imana nk'uko biri, bitwara nk'uko abayuda bitwaraga, bitwara nk'uko bari bakiri iwabo, ahubwo bashyiramo n'imbaraga zo guhamya. Imana idufashe. Ariko simbizi niba wowe uterutse hano iwacu wenda ugiye nko kuba mu Bushinwa cyangwa mu Budage, wagerayo ntumenyere Imana ngo wumve ko iyakurebaga uri i Kigali ifite ijisho rireba no mu Budage. Twajyaga turirimba kera ngo ijisho ry'Imana rirabona, ngo nta na hatoya waryihengeka. Ariko iyo uteze bisi cyangwa se ukagenda n'imodoka yawe wenda ukajya muri hoteli iri Karongi ku mazi ujyanye n'umugore w'abandi cyangwa n'umugabo w'abandi, ugira ngo Imana wayisize i Kigali. Murajyana kandi icyo cyaha ntigisaza, kereka ukihanye, kuko imbabazi z'Imana ziracyariho. Haleluya! Iyo umuntu rero atangiye kumenyera Imana, agenda yumva amazi agabanuka gake gake, niba yararebaga wenda mu bantu akumva anyuzwe n'ubuzima abayemo, akumva uko Imana yamuhaye kubaho niko ari, agenda avuga ariko ubundi ko ndi gikarara. Akabibona nyuma y'imyaka nka 20 ashatse, avuga ati yisura ntago ari yanjye. Imana idufashe cyane. Akavuga ati ngiye gushakisha, ngomba guhinduka nk'abandi, ubu se nsanya kubera iki? Kandi ubwo ashingiye nka kabiri, akibuka ko adasa neza. Kandi ubwo afite umusore wenda kungana nkawe, akibuka ko yambaye ipantaro imurekuye, ndashaka icupa nk'abandi bana. Ibyo yataye kera ataramenya Imana, akumva noneho atangiye kwibuka ko ari byo byiza. Ikintu kigaragaza ko umuntu yamenyereye Imana nuko bamuhugura, cyo ni nk'icya kane, akabasubiza ko abizi. Ndabizi. Undi se wowe nukuri ndabizi pe, nanjye Imana twaravuganye rega. Wagira ngo yarabimwemereye, yashatse yanabeshya ngo yarabimwemereye. Aba mahungu se ntibavugaga ati zizane niwanga turazitwara ku mbaraga? Ngo hari umunsi Abisirayeli bigeze bamenyera Imana, bagera ku rwego bajya bazana abanyamahanga kazi, bakaza kubasambaniriza aho hafi y'ihema ry'ibonaniro, ihema ry'Imana, aho Imana ihurira n'abantu bayo, barahamenyera baza kuhakorera n'ibyaha. Umuhungu witwa Feniyasi aravuga ati ibingibi mwakoze byinshi mbareba ndarambiwe. Bingeze ahantu ngo aragenda yifashisha icumu rye, aranyaruka asanga ngo mu Isiraheli n'uwo munyamahanga bari gukora ibizira. Afata rya cumu, atitaye ko abantu bari buze kumubaza ngo uyu muntu wamuhoye iki, atitaye ko ari hafi y'ihema, ngo ari kubitira mu mugongo rihinguka hasi.
Imana yari yatangiye kubabara cyane, yabateje mu giga. Iravuga ati mbonye umuntu wiyemeje ikintu abandi bananiwe, kubera iyo mpamvu nanjye mbakijije mu giga. Feniyasi akoze ku mutima wanjye. Wakagombye kubana n'Imana kugera ku rwego uzajya ufata umwanzuro nk'aho ariyo ihahagaze. Haleluya! Ugafata umwanzuro nk'aho ari Imana ihagaze aho ngaho. Muzi umugabo witwa Eliya ukuntu yafatiye Ahabu n'abo bari kumwe umwanzuro, bamaze kujya bimika ibigirwamana bakorera izindi mana. Aravuga ati okay, mfite ububasha bwo gufata iyi mvura nkayigendana, namwe muzongera kuyibona nanjye mumbashije. Ntibagasuzugura Imana yacu hari, ntibakayimenyera. Imana yacu ikwiye kubahwa mu materaniro y'abera. Haleluya! Abantu ntibakajye bakora ibizira ngo wicecekere ngo uri gushakiramo icyubahiro no kugira ngo batazakwanga. Yesu yaravuze ngo nanjye babanje kunyanga, baramwanze, baramutuka. Mwene Mariya baramutuka kugeza ubwo bamushyize no ku giti cy'umusaraba. None se wowe urinde wumva ukeneye ko uba mu gihugu bita nikundirize kugeza ubwo abantu bakora ibizira bakabyinjiza, ubireba ukavuga ati nta kibazo nka Eli. Ngo Eli ngo abahungu be abantu bazaga kumuregera buri munsi. Ariko se muze ko tuzi ko rwose nta kibi wakoze, ko tubona aba bahungu bawe wazanye bafite ingeso mbi, aba bahungu badufasha muri ibintu byo gutamba, badukorera ibi n'ibi, noneho badukanye n'ibintu by'abagore. Noneho ngo akababwira ati yemwe bana ba nibiki ng'abahungu nyine. Ubwo urumva se ntibamwihoreraga? Ari nko muri iki gihe akamubwira ngo umva viye rwose, ngumva pere rwose, ngo viye. Abahungu cyangwa abakobwa umva mere. Hari umwana w'umukobwa uheruka kuvuga, abwira mama we twari turi kumwe, ngumva umutipe wana, ari kubwira mama we. Umukobwa wanjye yasigaye ari guseka cyane, avuga ati mama wumvise ko runaka yabwiye nyina ngumva umujyama, ari kubwira mama we. Mama we wamuherekeje muri graduation, sinzi akantu mama we yavuze, aravuga ngo umva umujyama wana, ari kuvuga mama we. Yakoze urugendo rurenga intara 2 akaza i Kigali, umukobwa akamubwira ngo umva umujyama. Ngira ngo aba bahungu babwiraga se ngo ariko papa ibyo uvuga ni biki, kuko nta kuntu bari kuba bafite imbaraga zishikuza abantu ibintu bazanye bakabitwara ku mbaraga ngo babure kubwira muzehe ibyo biboneye. Kakabwira ngo musigeho. Naje gusoma igitabo mbona ngo icyatumye Imana ibahana ngo papa wabo yari yatinze kubahana, yatinze gufata umwanzuro, hatinda kubafatira ibyemezo. Hanyuma rero Imana yifatira ibyemezo. Ugira ngo nudafata icyemezo Imana yo ntizafata icyemezo? Hari igihe kijya kigera ikavuga ngo mfashe icyemezo. Imana idufashe. Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo uyu muntu yabonye umujura wamaze kugenda acogora, wamaze kugenda amenyera Imana, ngo nawe aravuga ati dufatanye. Ashobora kunavuga ati mbabarira ibyo by'amafagitire angana nuko ibyo waguze bingana, ngewe simbirimo. Ariko nitugera mu ijuru umukristo azaba ari umukristo, n'umupagani ari umupagani. Bwe ngo uwanduye azagumya yandure, uwera agumye yere, nta cyaha kigabanyaho duke ngo kijye hagati na hagati. Iyo dusomye mu byahishuwe mu bice 3 dusanga mu itorero bita Laodikiya, riravuga ngo ubwo udakonje, niko Yesu yaribwiye yatumye Yohana ubwo yari Patimo, ngo ubwo udakonje ngo mbwirira marayika w'itorero ryo Laodikiya umumbwirire ngo ubwo aribwire ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka, ukwiye kubira cyangwa ugakonje. Ngo ubwo udakonje rero ntubire urakaza uyaze,
ntawamenya ko uri umurokore, ntawamenya ko uri n'umupagani. Iyo ugeze aho abapagani bari gushyushya inkuru murafatanya, iyo ugeze aho bari kugambana ubaha murongo ukiviramo, ariko ari wowe watanze igitekerezo, kagaruka kuba umurokore, ari wowe watanze ibwiriza, kavuga ati muzamukocore, muzamugire gutya na gutya kugira ngo tumwambure ibintu bye, kugira ngo tumugirire gutya na gutya, kugira ngo aka kazi tukamukureho. Undi ukagaruka wiyumanganije nk'abahungu ba Eri, ukaza gutamba, karirimba, kabwiriza, gasenga, kakahava. Ariko imbere y'Imana ntago bisibangana utihanye. Ugomba kumenya ko icyaha kidasaza, kandi n'umukiranutsi ntago yibagirana mu maso y'Imana. Haleluya! Imana yacu ni nziza. Twegereza ku musozo, ntago ukwiye kwifatanya n'abanyabyaha, ahubwo ukwiye kubabwiriza bakava mu byaha. Ezekiyeli yabwiwe ngo iki? Imana yaramubwiye ngo nimbwira umunyabyaha ngo gupfa uzapfa, azapfira mu byaha bye, ariko wowe wirirwa umushyeshyenga, umushimashima, umuhuhiraho, uzabibazwa. Uzabazwa bari abantu bitwara ukundi kuntu batamenye ukuri, bataviriwe n'umucyo, wirirwa ubwira ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibazo, kandi uzi ukuri. Ukuri ukavuga ngo ukuri dusohoyemo niko dukoreramo, ubyisobanurira nabi. Imana idufashe. Imana yacu ko itahindutse kuva kera, n'uyu munsi ntirahinduka, kandi izahoraho ntizahinduka iteka ryose. Ngo wicara uvuga nabi mwene so, ukabeshyera mwene nyoko. Muzi kuntu kubeshyerwa biryana? Umuntu utarabeshyerwa abeshyera abandi. Ikikubwira ko ukomeza kugenda nanone wumva nyine umenyera Imana. Umuntu w'Imana ashobora kwicara akavuga ati ngiye ndahimba ikinyoma. Muzi umugore wabeshyeye Yosefu akarinda ubwamugeza muri gereza, yumva nta kibazo afite, nuko ntago yarazi Imana ya Yosefu. Byari bidukwiriye ko umuntu w'Imana atabeshyera mwene se. Ariko usanga abantu bamwe barazinutswe amakorari ngo barambeshyeye, barambeshyeye ngo ndaroga, barambeshyeye ngo naribye, barambeshyeye ngo nabyaye umwana, barambeshyeye. Usanga abantu bazinukwa, abantu nguriye ahasengera gushwishwishwi ngo barambeshyeye. Abantu bakimuka ku nsengero nyaragurika, ataragurika, akaba yava ku rusengero ruri hano akajya ku ruri hano, kubera ngo baramubeshyeye, akava hano akajya hano ngo barambeshyeye, akaba yamara igihugu cyose yimuka mu nsengero ngo baramubeshyeye. Kubeshyerwa ni ikintu kibi. Niba udashaka rwose ko nawe bazakubeshyera, kuko biravuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa, uzajye wirinda kubeshyera abandi. Imana idufashe, kuko ikintu cyo kubeshyerwa kirababaza kandi giteye n'umubabaro koko. Reba gutuma umuntu ajya muri gereza, ukamara imyaka 20 mu rusengero waramubeshyeye, ukumva rwose ngo buriya sengo rwose mu mutima wanjye nta kibazo nyimufiteho, kandi yarababaye. Imana idufashe, Witeka dufashe. Ari mvuze ngo Imana idufashe, idusobanurire neza iby'aya magambo, twirinde kugenda tumeze nkaho tumenyera Imana. Watangiye uru rugendo wumva Imana uyikunze ku rugero n'agashishi utakakandagira, ariko ugeze ahantu wayimenyereye kumva no kurwana birashoboka, no kuba wakuramo inda bikagushobokera, ukavuga ati inda niyateganijwe rwose, ntari kuzasabwa mu kwezi gutaha, none hajemo n'inda, mbivuyemo. Imana idufashe cyane. Wakundaga Imana kugera ku rwego niyo waba gusanze abantu bicaye bari kuvuga umuntu wari inyombora gukagenda, ariko ubu niwo ubabwira ati twicare tuvuge neza. Muzi byabaye, ukaba nk'abo mwatenayi, ugashyushya inkuru kugera ubwo basigiye agapira, usize ukongeje umuriro, ubundi ukagenda ukagaruka ukajya kwiyumanganya ugatamba ibitambo. Byari bidukwiriye ko tumenya abo turi bo. Korari yo mukove twabatoranijwe baririmbye ngo kuki mutamenya abo muri bo bantu b'Imana. Mbese ni muzi ko muri bambasaderi muhagarariye igihugu cy'ijuru mu isi,
uzi umwambasaderi yari mu gihugu bamutumyemo agenda n'idarapo ku modoka ye, we yatambutse icyo gihugu kiba gitambutse, sibyo yemwe? kandi igihugu cye kiba kimufitiye icyizere, kubera ko cyamutumye kimufitiye icyizere, nta mpungenge bamugirira. baravuga ngo ibyo bibazo biriyo by'abaturage bacu babayo, dufite ambasaderi, bajye kuri ambasade batangeyo igitekerezo, bavuga ibyo bifuza babitugezeho, kuko uwo twatumye arahari. Haleluya! Imana yadutumye mu isi kuza kuyihagararira, ntabwo yadutumye kuza kurya iminwa. ni ukuvuga ukuri uko kuri mu mitima, kuko n'ubundi itorero riri kwezwa, umugeni ari kwambara, turi mu rwambariro, ubukwe buri hafi, ugomba guhagarara Imana ikanezerwa. Haleluya! umwambasaderi ageze ku gihugu akavuga ati, ibintu mwantumye uko igihugu kimeze, reba uko abantu bacu babayo, hari abagize ibibazo, hari abafite ibisubizo bimeze gutya. igihugu kikavuga kiti, turakongeza, ongera utuhagararire. agahora agenda, ugahora ubona bamukuye mu gihugu bakamujyana mu kindi kubera imikorere myiza. twirinde rero ikintu cyatuma Imana itatugirira icyizere. mu byo yagutumye igomba kugihagarara, cyangwa yicaye mu ijuru ryayo ikavuga ngo, mfite abantu mu isi natumye, kandi ibyo nabatumye ndabizeye. umunsi umwe Imana yagiriye umugabo witwa Yobu icyizere. yamugiriye icyizere kugeza ubwo imuhamiriza na Satani. wowe Imana igutangira ubuhamya ku bantu no kuri Satani. yaramubwiye ngo, Satani, uwo mugabo uri kumbwira ndamuzi, ibyo abantu bakurega bitandukanye n'ibyo Imana ikuziho. hanyuma ngo Imana imutangira ubuhamya, ngo Satani avuga ngo nuko wamuhaye amafaranga, nuko wamuhaye abana benshi, nuko wamuhaye. Imana iravuga ngo, nzi umutima wa Yobu, uriya ni umwambasaderi nashyize hariya mu gihugu cya Usi. mu bakire arampagarariye, mu bakene arampagarariye, mu banyacyubahiro arampagarariye. ntago ashobora gucogozwa n'amafaranga umuhaye, ntago ashobora gucogozwa n'abana beza namuhaye, ntago ashobora gucogozwa n'ingamiye afite. uriya ndamuzi n'umutima we, ubukire ntibumunkuraho, nushaka ubutware ngiye muzimwe imbere. ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere agenda arushaho kuba mushya uko bukeye nuko bwije. Haleluya! ntabwo dukwiye kuba abakristo bagenda basaza uko umubiri usaza, ngo bariko n'ubugingo bugenda busaza. umubiri urasaza tukananirwa, abantu bakicara hariya nyine abantu bakuze tukabona ari bakuru, ariko imbere ubarebye ugasanga ni abasore. Haleluya! mu mwuka Imana yabareka abona ni abajene y'imyaka mitoya cyane, kavuga ati, mfite abasore hariya. ishobora kuvugira muri terane kavuga ngo, mfite abakobwa hano, wareba ugasanga bose ni abakecuru. ikabona ni bato mu mwuka, barabyibushye. umuntu w'ibiro nk'ibya Chantal Imana ikamubonamo nk'ibiro 150, kabona araremereye mu mwuka. Haleluya! tugiye gusenga Imana, nduwahangaha ibya Yesu ntibishira, Uwiteka nangarura nzagaruka, kandi ndabyizeye. Haleluya! hanyuma rero twumvise yuko umuntu udakonje kandi ntabire, Imana imuruka. hari ibimenyetso bigaragaza abantu batangiye kumenyera Imana. nuko atangira yarazindukaga mu iteraniro, ntashime ko hari umuntu wakwicara imbere, ariko bikarangira saa 4 umwigisha aje, nawe agaturuka hariya nyine aza nyine agenda. ko wazindukaga mu materaniro, ni iki kigenda kikubuza? nuko si Imana yakugiriye neza ukaba wumva ibiro byarabaye byinshi utagishobora kwiterura ukaza gahoro gahoro? Imana idufashe. uko wahamagawe, Bibiliya niko itubwira ngo nimugume uko mwahamagawe, mwere kugenda mucika intege, niko Bibiliya itubwira. nawe rero nanjye hari ukuntu Imana yaduhamagaye
duhagurukana imbaraga, twirinde kumera nka bene Eli bamenyereye Imana. Hari n'abandi benshi twabona muri Bibiliya bagiye bamenyera Imana, ariko kuko umwanya wacu aba ari muto kandi tuzakomeza igihe n'igihe, ibihe byose Imana ihoraho, tugiye kuba dusubikiriye aha ngaha. Hanyuma mbaza umuntu uri muri iri teraniro, waba yumva ashaka kwakira umwami Yesu, cyangwa se akumva hari ahantu yagiye yibeshya gato akagenda agabanya volume yo mu mwuka, uko yagiye ahaguruka akagenda akaba yumva yaratangiye kuwinjira mu kamenyero, arahaguruka dufatanye gusenga. Arahaguruka dufatanye gusenga, dusaba Imana imbaraga, ikongera imbaraga, iguhishurire ibintu bigenda bigucogoza bigatuma wumva utakiryohewe n'ibyo mu nzu y'Imana, utakiryohewe no gusenga, utakiryohewe n'urukundo rw'abana b'Imana, utakiryohewe ugenda wumva umenyera hari ibintu zirura, ugenda wikuraho bimwe uvuga ngo ibi ngibi ntibindeba. Arahaguruka dufatanye gusenga Imana. Kandi ntabwo turafata umwanya munini wo kumwinginga. Wari uri hano ntabwo uje nonaha, wari uri kumva ibyo twaganiriye byose. Niba hari yahaguruka, hanyuma tukinginga abakozi b'Imana bakamusengera. Yesu aragushaka, Yesu aragushaka. Ndababona hariya, mukomere Imana mu mashyi. Haleluya. Badufashije abari muri protokole bababwira bakegera hano bugufi kugira ngo bakomeze bakire imbaraga z'Imana zo kubafasha gukomeza kunesha. Bibiliya tubwira mu Bagalatiya ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, kugwa nabi, ibintu byo kwivanga. Isirayeli ngo bivanze n'andi mahanga, niko Efuremu ibuhanuzi bumuvugaho ngo amera imvi z'urutarutaru. Ntawamenya ko uri umukristo, nta ukwiye kwambara imbaraga kugera ku rwego uhamya Imana, naho ukandagiye akamenya yuko uri mu Imana yo mu ijuru. Reka n'ubundi mu gihe bakiri kuza, turaza kwinginga Pastor Nyasi asenga Imana ku bw'aba ngaba bitabye Yesu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusengane Imana twese duhagaze, dusengere na bene data bateye intambwe. Umunsi wo kwa gatatu ari umunsi turi imbere y'Imana, tugira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, tugira umwanya wo kuririmba, tugira umwanya wo gusenga. Ndabizi neza ko Imana iri bukugenderere mu buryo uza kuyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Uri buze kuyumva neza, kuko ntabwo yakurarikira ubusa, ntabwo yaguhamagarira ubusa kwirirwa imbere yayo ubusa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ahubwo Imana igufiteho umugambi, kandi umugambi Imana igufiteho ni mwiza. Yesu ashimwe cyane, kuko iravuga ngo ibyo nibwira kubagirira ni byiza. Kubera rero ko wabyutse ikakwemerera ukaza mu nzu yayo, uri buze kubona umugisha w'Imana, uri buze kubona ubwiza bw'Imana, uri buze kubona ukuboko kwiza kw'Imana. Ariko mbere yuko ibyo byose Imana ibikora, Imana irashaka kuvugana n'umutima wawe. Imana irashaka kuvugana n'umutima wawe, wikwirirwa wirushya wigora kuba wageze imbere yayo. Aha ntago ari aho gupfira, naho gukirira. Uri buze kubona ubwiza bw'Imana muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Tera intambwe tugusengere, urubanza rukuveho, hanyuma ubwiza bw'Imana bukurasire. Mbona uyu mwanya ntago dukwiye kuwutindamo. Uyu mwanya nta nubwo dukwiye kuwukwingingira. Hari ukuntu mbona ngo dukomere Imana amashyi ngo kubwo nguje. Kubera iki? Kubera iki? Kari wowe bifitiye inyungu gukizwa, kari umugisha kuri wowe.
bigufitiye inyungu. Ijambo ry'Imana yatubwiye bene Eli buryo kibakoze ibyangwa n'amaso y'Imana mu nzu yayo, ibihano byabagezeho n'umuryango wa. Gukizwa n'ubuzima ukwiriye kubana nabwo, ukabigira ubuzima nk'uko utabyuka udakarabye, n'uko utabyuka utambaye, ukavuga uti ibingibi nabyo ngiye kubihindura ubuzima, bitazakugirira akaga kuri wowe n'umuryango wose uzagukomokaho. Amen. Reka tubasengere. Mushiki wacu Imana umugisha kongera kutwibutsa ko icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi kuko nikinasaza keretse cyihanywe kigakurwaho, imbabazi z'Imana zikakuba. Abakozi b'Imana bahagaze hano bakakuramburaho ibiganza, ngo hari n'abasigaye bisengera ngo bakibabarira bakiyaturira. Ekada barakubeshye. Icyaha gikurwaho kubera ko cyihanywe, hanyuma Imana ikakubabarira. Numva sanyemeza komo zimbaraga ngongemu. Aka tukaririmbye kugira ngo nawe ugenzure umutima wawe, urebe niba nabyo wakoze byangwa n'amaso y'Uwiteka. Yanyishyuriye ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumane. Yanyishyuriye ngwino nawe tugusengere kugira ngo wakire ubwiza bw'Imana. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumane. Duciye bugufi imbere yawe Mwami, uyu ni umunsi mwiza uduhaye. Ntabwo tugipfuye kuko tugeze aho Yesu ari. Ntabwo tugipfuye, tugeze aho Umwami wacu Yesu ari. Hari umunsi umwe ngo abagabo 4 ngo bateruye kirema cyari cyarabuze ubuzima, ariko ngo uwo munsi kimenya ko Yesu ari muri uwo mudugudu, kimenya ko Yesu ari muri iyo karitsiye, kimenya ko Yesu hari inzu yicayemo, ngo bafata umugambi mwiza wo kumuheka mu ngobyi. Ngo ariko ngo bageze muri iyo karitsiye, mu nzu yari yicayemo Yesu, ngo basanga abantu barahuzuye, basanga abantu ni benshi, ngo babura inzira ngo yo kumugezaho Yesu ari, ngo bigira inama yo gusambura inzu. Ariko Yesu we uri mwiza, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga n'ubutware, ijambo ryawe rirazura, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo rya Yesu ni indorerwamo tujya twireberamo tukamenya ko dukwiriye kugenda. Nuko ngo bamanura ingobyi, ngo bayimanura neza haringaniye naho Yesu ari. Ngo Yesu amwitegereje, amurebye, mbere yo kugira ikindi amubwira, haramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Muri iri teraniro harimo ijwi ry'Imana rikiza, harimo ijwi ry'Imana rikiza. Ijwi ry'Imana nirigende kuri bene data bapfukamye aha, ijwi rya Yesu nirigere kuri uyu musore uri muri iri teraniro, rigere kuri uyu mukobwa uri muri iri teraniro, rigere kuri uyu mugabo n'uyu mubyeyi bari muri iki cyumba cy'uyu munsi. Bumva ijwi ry'Imana, bumva ijwi ry'Imana, bumva ijwi ry'Imana, bumva ijwi rya Yesu ribabwira ngo ibyaha byabo barabibabariwe, kubera ko bageze aharinganiye naho Yesu ari. Iyo umuntu yageze aharinganiye naho Yesu ari, ntabwo aba agipfuye, ahubwo abona ubuzima.
ntabwo aba akigenda mu mwijima, ahubwo agenda mu mucyo. Ntabwo aba agikora ibyangwa n'amaso y'Imana, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Uyu munsi muri iri teraniro ry'uyu munsi dukeneye kumvamo ijwi rya Yesu rivuga ngo ibyaha byanyu murabibabariwe. Tubitangaje ku mugaragaro, turi kumva imirindi y'Imana muri iri teraniro, turi kumva ukuboko kw'Imana gukiza muri iri teraniro, turi kumva ijwi ry'Imana ari muri iri teraniro. Dufiteho umugambi mwiza, ufite umugambi mwiza kuri bano babonetse muri iri teraniro ry'uyu munsi. Ufite umugambi mwiza kubo turi kumwe online bakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko wanga guterana kuvanze n'ibyaha. Niyo mpamvu ushima ko umukiranutsi, ushima ko umuntu akwiriye gusenga yejejwe. Bibiliya iratubwira ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira, ni ikizira mu maso y'Imana. Ngo ariko gusenga k'umukiranutsi ngo bijya bikingura ijuru. Turifuza gukingura ijuru kugira ngo ibyari byaranze byemere, ibidakunda bikunde. Uyu munsi wa none ibi ni ibiganza turambuye kuri bene data n'abashiki bacu bakoze ibyangwa n'amaso ya, ariko uyu munsi turategetse mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga za Satani zari zibaboshye turaziciye, turaziciye. Migozi yose turayicagaguye. Ngwino ubohora uyu mubyeyi, ubohora uyu musore, ubohora uyu mukobwa, ubohora uyu mugabo kugira ngo agende anezerewe. Kimara gukiza ngo uramubwira ngo kandi ngo haguruka wikorere ingobyi yawe utahe. Ngatambukira imbere yabo bose abanyuraho arataha. Uyu munsi turataha twumva twuzuye umwuka wera, turataha twuzuye imbaraga z'Imana, turataha byari byaranze byemereye, turataha twakira amakuru mazima. Aya makuru yose Satani yagiye avuga atarayukuri, amakuru yose Satani yatangaje atarayukuri, turayavuguruje muri iyi teraniro. Dutangaje amakuru y'umugisha, amakuru y'ukuri, amakuru yizewe aturutse mu ijuru. Haleluya. Urakoze mwami. Bene data bahagurukiye imbere yawe nabo, sengeye imitima yabo kugira ngo bongere bakwakire. Iyi mitima yabo ikubera imbibe nziza, ubibemo ijambo ryawe, ubibemo umunezero, ubibemo ibyishimo. Abari baraye bababaye barira babuze icyerekezo cy'ubuzima, uyu munsi babona icyerekezo. Abari babuze uko babigira, Yesu niwe tujya duhungiraho, uwo tujya duhungiraho akatubera igisubizo ni Yesu. Niwe wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Niwe ujya uruhura imitima y'abarushye, niwe ujya urenganura abarengana, niwe ujya uca imanza zitabera. Uri Yesu twizeye, uri Kristo twemeye, winjiye mu buzima bwacu, watubereye byose. Twabonye icyerekezo cy'ubuzima, turagana aho Kristo ari. Nta handi ntumbero dufite, intego dufite niyo kubahuri, kandi turi mu cyerekezo cyawe. Ujyanye ibwerekeza naho twahura n'imiyaga, naho twahura n'imiraba, ariko turi kumwe na Yesu mu bwato, ubwato burimo Yesu. Haleluya. Ntabwo bwarohama, ntabwo bwarohama, ntabwo bwarohama. Tangariza Satani umubwire ko turi kumwe na Yesu, turi mu Yesu nk'iso, turi mu buzima burimo Yesu, turi mu cyerekezo kirimo Yesu, turi mu rugendo rurimo Yesu, turi mu gihugu kirimo Yesu gifite umutekano, turi mu itorero ririmo Yesu aribunzemo. Ni nyiri itorero, ni nyiri ubuzima bwacu. Tugukomeye mu mashyi tugushimira. Ubwoba nibushire, Yesu yarazutse, ni muzima. Urakoze mwami, turagushimiye kuri kumwe natwe muri iri teraniro, mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen.